Muraho, natereye ivi fiancée wanjye aranyemerera, nyuma nsubiza impeta kubera impamvu yanteye urujijo. Mbigenze nte? Ubu ni ubutumwa bw'umwe mu bakunzi bacu batwandikiye yifuza ko twamugira inama. Gusa nk'uko mumaze kubimenyera, inama si twe twenyine tuzimuha, namwe uruhare ruba ari urwanyu kugira ngo mumufashe gusobanukirwa, hanyuma aze gufata umwanzuro ukwiye. Nkomeze no kubashimira mwe mwese mukomeje kuduha ibitekerezo. Muri abantu b'ingirakamaro cyane kuri twebwe nk'uko nkunda kubibabwira. Uyu musore rero yatwandikiye agira ati: "Ndi umusore w'imyaka 32 y'amavuko. Mfite umukobwa dukundana wafite imyaka 26, dukundana guhera mu mwaka wa 2019. Bivuze ko tumaranye imyaka 4. Ndamukunda ku buryo numva niteguye ko dushyingiranwa tukabana. Kuri Noheli rero naramusohokanye, mugusha neza, maze nanjye kimwe n'abandi basore muterera ivi, ndetse aranyemerera rwose nubwo nari mutunguye, ariko impeta arayemera. Hashize iminsi mike ibyo bibaye, namwe murabyumva imbuga nkoranyambaga zacu zari zuzuye abadushimira ko tugiye kubana, ariko we twaganira nkumva bitamufasheho, akambwira ko kuri we yumva bitarenze. Murabyumva namwe nagize amakenga, cyane ko ubusanzwe tuzi ko abakobwa ari bo baba bishimiye cyane bene ibi bintu banabishyushyemo, ariko we rwose nta na poste nigeze mbona haba kuri Instagram cyangwa yo no kuri WhatsApp, ariko sinabitindaho cyane. Nyuma rero muri uku kwezi namusabye ko twapanga gahunda y'ubukwe, kuko nifuzaga ko bwaba muri iyi mpeshyi nko mu kwa 7 cyangwa mu kwa 8, ariko aranshwishuriza ankurira inzira ku murima, ambwira ko adashobora gukora ubukwe nonaha. Mu kugerageza gusesengura impamvu yanyemereye ko tuzabana, ariko akaba anyeruriye ko adashaka ubukwe, mbona amaye n'impeta yanjye rwose, ati iby'ubukwe tuzaba tubivuga ubundi, ubu siniteguye. Naguye mu kantu, ariko nkomeza kugerageza ngo nsobanukirwe n'icyo yifuza. Ndamubaza nti, urabura iki ngo ube witeguye? Ni iki nakora rwose ngo unyemerere dukore ubukwe? Tumaranye imyaka 4 dukundana, iwacu barakuzi, nawe abiwanyu turaziranye. Yasubije ambwira ko nubwo ankunda cyane, ariko hari ikintu kimwe yifuza ko namukorera, akaba aribwo anyemerera ko dukora ubukwe, kuko ari cyo yumva cyaba kimuhaye icyizere ko tuzabana kandi neza. Ati banza untera inda. Ati nabanje kugira ngo ndumviranye, maze ntaragira icyo mbivugaho. Ati sinabana nawe ntazi neza niba koko ubyara, cyangwa se nanjye ntazi neza ko mbyara. Ikindi nkeneye kubanza kubyara, nkareba uko uzabyifatamo n'uruhinja, nkabona kumenya neza uko bizaba bimeze, twabanye by'akaramata, nazisanga mu rugo rumbihiye. Natereye ati nkunda uyu mukobwa cyane pe, kandi ndifuza kubana nawe, kuko mu myaka 4 yose tumaranye naramushimye wese, ndetse n'inshuti n'umuryango wanjye baramukunda, bashyigikiye ko tubana. Gusa n'ababeshye ubu busabe burangoye pe, sinumva neza impamvu zose ampa zituma yifuza kubanza kubyara. Mungira inama y'icyo nakora, mbigenze nte? Ntabwo byoroshye. Urumva yamuhaye impeta arayemera, nyuma arisubira ati banza untera inda. Ibintu ntabwo byoroshye. Ari wowe, ari murumuna wawe, ari mukuru wawe, ari inshuti yawe, wamugiriye ihe nama? Niki wumva yakora? Ese yemere babanze baryamana mutera inda? Ese amuveho? Ese akomeza mwinginge wenda arabyemera? Wowe urabyumva ute? Twandikire muri comment cyangwa se mu bundi buryo bwari bwose, bitewe naho ubonye iyi video, hanyuma ubutumwa tuzabumugezeho, nawe tumugire inama abe yafata umwanzuro. Ndabakunda, bye bye.